Okay, dutangiye tubaha ikaze mu kiganiro cyacu twige ikoranabuhanga. Iki akaba ari ikiganiro cya mbere tugiye kubagezaho. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho buryo ki ushobora kohereza abantu benshi SMS cyangwa se message icyarimwe. Wera twe nk'abantu 15,000 ushobora kuba ushaka kuzakoresha nk'inama tuvuga y'umurenge wenda igitifu umurenge cyangwa se w'akagari, ugahita uhereza message ikabageraho automatically ukoresheje Microsoft Excel. Wakwaza ngo wabigenza gute? Hano dufite agafomu twabakoreye hano kaba hitwa Back SMS Sender App, kabikoze muri Excel. Uraza hano wakirike double click, utegeze hafunguke ameze gutyo. Tuza hano kuri enable editing, noneho tuhita twandika message. Nuko tuhita twandika, tuza hano kuri compose message, double click, noneho hafunguke. Wenda nandike ati muraho neza, naho neza, amakuru ki yanyu, amakuru ki yanyu, nongere wenda gutya. Urabona ko iyi ni message ngiye kohereza aba bantu bose uko ari babiri, igahita bageraho automatically. Leta nza hano compose message, compose successful. Leta nza hano kuri OK. Urabona ko hano hose ise bijyaho. Nk'ubu yitwa Toma, yitwa Isaac, bayisaza ngo hi Isaac, muraho neza, amakuru ki yanyu. Noneho ingeze hano, urabona ko hano yagiye kunyereka amagambo ayigize message. Hano bari 41 ngari 42 bitewe nuko yitwa Thomas, ukitwa Isaac, inyuguti ntago zingana. Hano hirya abari status. Ngiye kuza hano kuri send message. Nza hano kuri clear bwa nahita nzisibazo zigahita zivamo. Reka ntande hano kuri send, ndabyohereje ari amakuru ndayohereje, ndabandikiye bose leta bageraho icyarimwe. Tugeze turebe message sent successful. Urabona ko yawe successful, bwa message yagiye. Okay, reka dukomeze none muhite mbona uko umuntu abikora kugira ngo ubashe gukunda. Uraza hano kuri Google cyangwa se indi browser yare yose, wandikemo push bullet, push bullet. Kuri tubyandika, then kuri enter. Noneho uretse ukomereza hano, urakomereza hano kandi hafunguka kameze gutya. Nyamara gufunguka kameze gutya, uretse hano kuri sign with Google, wakirike. Noneho hano bahita bakwaza n'ubundi gusigning ukoresheje email, ugenda nyine wemeza. Okay, maze gushyiramo email, bijya kuri next, bagahita bakwaza gushyiramo password, nayo reka nzinyishyiremo. Urabona ko maze kuyishyiramo, leta ifunguka bimeze gutya. Nimara kwemeza, maze gushyiramo email ndetse na password yayo, leta ijya kuri next, bitengera hano. Ngira hano rero leta nkomereza. Okay, hano tugeze, urahita uza ukomeza hano set up your phone, kuko bigomba kuba bihuye na telefone yawe. Ntabwo turaza hano cyangwa abo turaza aho. Yemeze, mara kwemeza utegereze gatoya, witiza hano kuri Android uhemeze, utegereze. Rero ugira hano tuza hano kuri install, kandi naho tegereze. Hano uraza verifying ni muri telefone yanjye ni Samsung, yani ngiye kwemezaho. Ubonye atari yo nyine ntabwo wagira. Umaze kuverifya, urahita uza hano kuri install, tegereze.
ubundi birafunguka bimeze gutya, haze ya email yawe, hano bagusaba gushyiramo password kugira ngo bimeze neza ko ari wowe koko. Ubona ko yanje kuba installed. Hano push bullet SMS on PC and more will be installed on your device soon. Leta nzano kuri OK. Weneho igikurikirana tugiye kuinstalla iriya push bullet muri telefone yacu. Uraza hano ujya kuri Play Store, nenurangiza ujya kuri search, neneho uhite uyinstalla muri telefone yawe. Reka tuyinstallemo. Installed. Nimara kuba installed, leta uyigarukaho, uyizeho, uyikandeho. Neza kuyikandaho, leta uyisigninga with Google. Sign with Google. None ugira hano leta uhitamo email nyine ya email, niyo urahitamo email hano. Haza akantu kameze gutya, utujya hano hasi handitse enable, wakande. Nene utegereze. Nene nurangiza tuno tuntu twose utwemeza gutya. Allow. Ubona ko maze kwinstara muri telefone. Neneho urakurikizaho iki. Okay, utangije kwinstara kuri telefone, igisigaye tugiye gusubira kuri computer. Okay, hano utaya dukomereza hano kuri devices. Uhita uzabemeze kuri ya telefone. Okay, hano duhite pastinga hano. Turangiza gupastinga, tubyite izina. Tubyite access token. Reka tubyita. Noneho dukomeze. Okay, reka dukomeze tugiye kuri device ID. Hano turashyira device ID. Tugiye gushyira hano hasi. Twashyira device ID. Device ID urayibona, uraza ukirika hano kuri device, uhita kuri hano handitse izina rya telefone yawe. None urangiza uraza ugahera hano handitse ira dash cyase karakaramu kabiramye, ukaza guselecting kugera hano, urangira ugakora copy. None ugahita pastinga handi kuri, ugahita uza pastinga hano. Okay. Nene irangije tugaruka hano kuri ya setup yacu. Ukaza hano, ugahita ukanda hano, double click. Noneho urabona ko imaze gufunguka. Tugahita tuza hano kuri setup SMS. Click, double click. Noneho hano ahantu handitse access token. Access token ugiye kwashyira ya token tumaze gucreatinga. Turashyira ingiyi access token. Urangiza ukore copy. Noneho nurangiza wongere pasting hano. Pastingamo. Wongere usubire inyuma ujye gushaka device ID yandi tumaze twakreatinze. Noneho nayo i-copy. Nurangiza uyipastinge hano kuri device ID paste. Nurangiza ugiye kuri submit. Ubona ko SMS setup is completed successful. Ubona ko imaze kuba successful. Noneho ikirakurikiyeho ni ikihe? Igikurikiyeho tugiye kohereza message turebe ko ziri bugende. Nuva hano reka tuye dusibize ingiyi zirimo. Baza hano kuri clear, tuwakande clear. Okay, are you sure? Bakumbaza ngo nshaka gusiba ziranuza. Yes, so sera ko zise zivamo. Eno hano tugiye kugira gute gucreatinga indi contact nshyashya. Ko bira twabisiba.
Okay, twagiye twadinye. Ubona ko n'undi hano asanze rimwe ryo riba risanzwe ririho. Tuba dukomeza ku izina reka tumwite ppt. Hano igitsina cye tuvuge ko ari mail. Hano telefone dushyireho 07 iriya. To add and save. Yes, successful. Ahita akurikiyeho kabiri gahita kizana, dukurikizaho izina reka tumwite gutya, tumwite gutya, nayo tumwite mail, reka tumwite mail nta kibazo. Hano dushyireho 073 nazo tuzemeze. Add, yes, zabaye successful. Gatatu karita kizana ko reka ngo tumwite umushumba mwiza. Sorry, umushumba. Hano nayo tumwite izina, nayo tumwite abari mail. Nino dushyiraho nimero ze. Ntunge kuri add, yabaye successful. Reka tureke aba ngaba bahagije. Leta nza hano gutya. Rero ndangiza ngiye kwandika SMS, compose SMS. Hano ngiye kwandika ngo muraho neza, muraho neza, muraho neza. Ndagira ngo ejo saa mbiri zuzuye dufitanye inama, ntihazagire ubura cyangwa kererwe, ntihazagire ubura cyangwa ngo akererwe. Akadomo. Noneho leta nza hano kuri hano gutya. Noneho hose ihita igera mu maboko, hose ihise ijyamo icyarimwe. Noneho ubona ko hano wese berekana bigize gute kwingana amagambo ayigize. Ntabwo ashobora kungana bitewe n'amazina hano banditse hayi. Urabona ko aya mazina ntabwo ngana. Niyo tugiye guhita tujya hano kuri send, tuzohereza icyarimwe zigendera rimwe automatically. Turazohereje, iya mbere iragiye, iya kabiri, iya gatatu. Okay, zimaze kugenda successful. Neza tuza hano tujye kuri okay. Neho reka turebe ubona ko zabaye successful, zose zagiye. Uwo reka tuyire gute, tugarukire hano turi kumwe. Noneho wagize ugira ukenera iyi template ariko ntabwo wabikora ngo bikunde, ubwo yaza kumbwira nkaza kuyimwoherereza.